turabashuhuje bene data mwese duhurira kuri iyi cano. Uwiteka abahire kandi abaha umugisha. Turagarutse muri bya byigisho byacu, ni ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato bidufasha kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Uwiteka abaha umugisha kandi mukomeze guhirwaho muri hose. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ndi kumwe n'ikipe yaje kudufasha gusobanukirwa neza ibi byigisho kandi imaze iminsi idufasha. Reka tubakire muri iki gitondo babasuhuze duhereye iburyo. Mwaramutse, nk'uko tumaranye iminsi 3 twiga, uyu munsi ukaba ari uwa 4. Amazina yanjye ni Nshimiyumukiza David. Akoze cyane. Turabashuhuje mugire igitondo cyiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Akoze cyane. Mwaramutse amahoro ariko namwe. Twaramutse neza, turashima Imana. Yego. Ni byiza, meze neza. Rero abadukurikiye namwe reka twizere ko mwaramutse amahoro. Ariko n'abafite ibibazo, ibyago, uburwayi byuzuye isi turabizi, nabwo ntabwo tubirengagije. Ni ukuri Uwiteka abihanganisha kandi ni mu mwisunga nk'uko twakomeje kugenda tubibona, uwihangana imibabaro namwe azabihanganisha. Rero turaje uyu munsi turiga ingingo yo kuwa 4 tubwira ngo imico y'abayoboke ba Kristo. Mbere yuko dukomeza reka tubanze dusenge. Turagushimiye data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe ibihe byose, ukomeje kuturinda no kudufasha no kuduha umugisha wo kwiga ijambo ryawe. Mubyeyi wacu dusabiye iyi cano, dusabiye abayikurikirana kugira ngo ijambo ryawe tuhigira ritubere umutsima w'ubugingo, kandi umwuka w'Imana adufashe gusobanukirwa. Abumva aya magambo bose ubasobanurire kugira ngo turusheho kungukirwa muri wowe. Tubyakira ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imico y'abayoboke ba Kristo ni ingingo nziza cyane, iri mu cyigisho kitubwira ngo Yesu n'Aburahamu. Ejo twabonye imico ya Kristo. Ese David, imico ya Kristo twayibonye n'iki kugira ngo twumve n'imico y'abayoboke ba Kristo y'uyu munsi, ingingo turi kuri uyu munsi? Ngira ngo rero ingingo twabonye y'ejo yavugaga imico ya Kristo. Twabonye yuko mu mico ya Kristo hatigeze harangwamo icyaha, kuko yanasabye abafarisayo n'abayuda muri rusange, arababwira ati muri mwe ninde unshinja icyaha. Yabivuze kuko nawe ubwe yari azi ko nta cyaha yakoze. Ikindi hano twabonye mu mico ya Kristo ni uko twabonyemo yuko Kristo yaritangaga, yariyanze aritanga kugira ngo abandi bunguke agakiza. Muri make ingingo y'ejo iyi niyo mico ya Kristo yatweretse. Akoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba imico y'abayoboke ba Kristo. Kadusabe mwene data Pierre aturebere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ni igice cya mbere umurongo wa 13 arageza 16. Ariko mbere yo gusoma reka twumve ikibazo. Ni iyihe ntego y'abayoboke nyakuri bose ba Kristo? Aha dusomere. Ibyo kwera mu ngeso. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera nk'uko ndi uwera. Akoze cyane. Hano ijambo riratubwiye ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu. Burya bivuze gukenyera birimo ibintu byitwa intambara, kuba ugiye kugenda, kuba ugiye kubyina. Gukenyera burya bikoreshwa henshi. Kenyera ku rugamba, kenyera ukomeze kuko ugiye guhamiriza, kenyera ukomeze kuko ugiye gukora. Iyo tugiye kugenda dufunga imikandara tugakenyera. Ariko ngo mwiringire rwose impano y'ubuntu muzagazanirwa ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azahishurwa. Kandi noneho hepfo haratubwiye ngo kuko wabahamagaye ari uwera, ngo muba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Amagambo meza cyane. Imico ya Kristo rero ni uguhinduka tukababera dukurikije aya masomo. Ariko reka dusabe David adusomera amagambo ari mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi
ari hepfo y'iyisubi. Muri aya magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi kivuga ngo kugira ngo mumenye. Yego, kugira ngo mumenye, paje y'130. Yego, aya magambo aragira ati umurimo wacu ni ugushyiraho umuhate kugira ngo mu byo dukora tugere ku butungane nk'ubwo Kristo yagezeho kuri buri ntambwe y'imico mu mibereho ye hano ku isi. Yego, imibereho ye hano ku isi, kwa gukenyera rero, ugiye gushyiraho umuhati, kenyera urwane. Abadukurikiye rero, burya agakiza ni intambara. Agakiza ni intambara pe rwose. Tugomba kumenya ko ari intambara, kandi niturwana neza tuzatsinda. Erega si twe dutsinda, ahubwo Kristo tumwemereye atubera intsinzi, dukurikije uko twagiye tubibona hirya. Kuri B, ni gute dushobora kugera kuri iyo ntego? Abaheburayo 12:1. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye. Aya masomo yakomeje avuga ngo dutumbire Yesu, niwe banze ryo kwizera kandi niwe gusohoza. Uku ni bwo buryo dushobora kugera kuri iyo ntego. Reka ariko tunabyumve neza muri cya gitabo, tugikomeze twumve kuri iyi subi yo hepfo. Reka dusabe David adusomere mu ncamake. Hari aya magambo ari hano mu gitabo kivuga ngo kugira ngo mumenye, n'ubundi kuri ya paje y'130 aragira ati ni gute dushobora kugera ku butungane bwavuzwe n'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo umwigisha wacu mukuru? Mbese dushobora kubahiriza ibyo dusaba kandi tukagera ku rugero rwo hejuru? Dushobora kubikora, bitabaye ibyo Kristo ntiyari kudusaba kubikora. Niwe gukiranuka kwacu, mu bumuntu bwe yatugiye imbere maze aduhesha ubutungane bw'imico. Tugomba kumwizera, kwa kumwizera gukorera mu rukundo kandi kukeza ubugingo. Ubutungane bw'imico bushingiye ku cyo Kristo atubereye cyo. Murakoze cyane rwose. Abadukurikiranye tubyumve, burya dushobora kubikora kandi birashoboka. Kuko Yesu yarabivuze. Ubwo yabivuze rero twabikora kandi bigashoboka. Imico y'abayoboke ba Kristo. Se ni gute dushobora kuba abantu baboneye kandi tudafite inenge imbere y'Imana? Ubwo urumva burya twakomeza tukaba n'abantu baboneye tudafite inenge imbere y'Imana? Twebwe abantu, iki kintu amagambo arimo urukundo, ariko reka twumve koko bishoboka. Mu Baroma igice cya 5:18 kugeza 20. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 18 haragira hati nuko rero ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, niko icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutsi. Turageza 20. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Koze rwose. Burya ibyaha byagwiriye kugira ngo Kristo abitsinde cyangwa se abikize abantu. Iri jambo iyo uryiga neza usanga kuvuga kugwira kw'ibyaha igihe cyose umwuka, igitabo cy'umugenzi kibivugaho neza, mu cyigisho kivuga ngo umusobanuzi yeretse mu Kristo ngo umuntu ari gukubura. Abasomye icyo gitabo abenshi baragisoma. Ni igitabo twese dusoma pe. Noneho ngo igihe yakuburaga ngo imicucu ngo izobiranya Kristo mu mazuru. Noneho ngo agiye kumusobanurira ababwira ngo rero ubuntu bw'Imana, umwuka we yaje agakubura, akuburishije amategeko ngo ibyaha birazima. Noneho amategeko yaraje, ibyaha birahembuka. Yego.
burya amategeko umwuka w'Imana ataramurika ku mategeko mu ntekerezo zawe urumva uri umukiranutsi, urumva uri umuntu w'Imana, ariko iyo umwuka w'Imana amuritse ku mategeko nibwo wibona uwo uri we. Ariko ibyo biberaho kugira ngo noneho Yesu abigukize. Ibanga rikomeye cyane. Noneho reka dusabe David adusomere hepfo mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe ku paje 393 adusomere uyu murongo twumve icyo usobanuye. Hano hari amagambo agira ati Kristo ababarira gusa umuntu wihannye, ariko uwo ababarira abanza kumutera kwihana. Ubwo Kristo abanza kugutera kwihana. Kwihana rero binyuze muri kwa guhishurisha ibyaha byawe amategeko, ariko binyuze mu mwuka wera. Nshuti mudukurikiranye, aya ni amagambo y'umwuka, kandi mu kuri twifuza ko dusobanukirwa iby'umwuka. Twebwe ntabwo twabibasobanurira ngo mubyumve, ndetse natwe ubwacu ntitwabyisobanurira ngo tubyumve, ariko umwuka w'Imana abihishura mu mitima akabidusobanurira. Rero twagiriwe ubuntu na Kristo, mu kuri Imana ishimwe. Komeza udusomere muri iki gitabo ku ipaje 384 turi gushyira n'umusozo. Harakomeza hagira hati umunyabyaha agomba guhora ahanze amaso i Karuvari, kandi mu kwizera nk'uko umwana muto agomba kuruhukira mu mirimo ya Kristo, akakira gukiranuka kwe kandi akizera imbabazi ze. Mbega urukundo rutarondoreka, ku buryo rwatumye Kristo adupfira tukiri abanyabyaha. Mbega igihombo ku muntu usobanukiwe n'ibyo amategeko asaba bikomeye, nyamara akananirwa gusobanukirwa n'ubuntu bwa Kristo bwarushijeho gusaga. Urakoze cyane. Aya magambo pe araryoshye. Aya magambo araryoshye. Araryoshye pe. Urayavugaho iki kugira ngo tuyasoresheho dusoze, ariko gira icyo yavugaho. Amategeko turayasobanukirwa. Yewe niyo ugiye muri leta z'isi usanga zitegekesha ayo mategeko. Aya mategeko yo turayasobanukirwa kubera yuko nyine ni amategeko y'abanyabyaha uko amenyekanisha icyaha. Ariko kuki tuzi amategeko y'Imana ntidusobanukirwe urukundo rw'Imana? Iki rero nicyo kibazo gikomeye cyane umuntu wese akwiriye kumva. Niba twaramenye ibyaha, kubera iki tutamenye urukundo rwa Kristo rukiza ibyaha? Aho ni ikibazo gikomeye cyane nkwiriye gutekereza, nawe ukagitekerezaho, kugira ngo aya mahirwe twagiriwe yo gukira nayo tutayapfusha ubusa. Nshuti mudukurikiranye, reka dusoze iyi ngingo ariko tubibutsa aka kantu. Naho uri rwose ibi bibaho, abenshi baganira iby'ubukristo babivugaho bakabigarukaho. Gukizwa biragoye. Umuntu wese arakubwira ati ariko ibintu muvuga birashoboka, ndetse n'ibi utekereje mu ntekerezo zawe uravuga ngo ariko gukizwa birashoboka, gukiranuka birashoboka. Ariko aya magambo araduhumurije ngo mbega urukundo. None nidusobanukirwa ko gukizwa, kuko tuba tubivuga gutyo kubera ko amategeko twayize twayarebye tugasanga ni ibintu biremereye, ese wayumvira bigashoboka. Ariko aya magambo aratubwiye ngo mbega urukundo. Nidusobanukirwa uburemere bw'ibyo bintu, ariko tunasobanukirwa uburemere bw'agakiza twahawe, burya kararemereye ku buryo kabasha gukuraho imisozi bigashoboka cyane rwose. Yego. Nshuti rero, reka David ndabona reka tumuhe umunota umwe kugira ngo dusoze iyi ngingo. Yego. Mu by'ukuri iyi ngingo kuyiga irerekana neza urukundo rwa Kristo. Impamvu irwerekana ni iyihe? Hano muri iyi ngingo twabonye intego y'umukristo nyakuri. Intego y'umukristo nyakuri ni iyihe? Ni uko agomba kuba uwera nk'uko Kristo nawe ari uwera. Hano hari ikibazo kimwe twabajije, ese bishoboka binyuze mu yihe nzira? Hano twabonye yuko bishoboka binyuze mu kwiyambura ibituremerera. Ni ibiki bikuremerera? Ibyo ngibyo ukwiye kubyiyambura, ndetse n'ibyaha ukagira gute? Ukabyiyambura, ukabivamo. Ikindi
hano twabonye ni uko nubwo turi abanyantege nke, amategeko yo araducira urubanza rwo kugira gute, rwo gupfa, ariko kubw'urukundo rwa Kristo ubuntu bwe buraza bukadufasha kubahiriza ayo mategeko. Mu by'ukuri imico y'abayoboke ba Kristo ni uko tugomba kubabera nk'uko Kristo nawe ari uwera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire uburyo mwumvikanishije neza iyi ngingo. Twizere Yesu, byose birashoboka, byose birakunda. we aruta uburemere bw'agakiza ke, buruta uburemere amategeko adushyira, n'iterabwoba duterwa n'uko turi abanyabyaha n'uko twishe amategeko. Rero reka dushimire Imana kubw'iyo neza yatugiriye. Tubashimire uburyo rwose mwadufashije n'uburyo mwumvikanishije neza iyi ngingo, kandi dushimire abadukurikira ku munsi. Tubasabe gukora subscribe, gusharinga, gukora like n'ibindi, turushaho kwisangira ibyigisho. Ni umusada ukomeye ku ivugabutumwa. Imana idufashe kandi umwuka w'Imana adusobanurire ibiruseho, nibyo tubasabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.